Inda ekipe ya Rayon Sport ibitego bitatu byose. Naje nzanye umusaraba wo kubamba Rayon Sport ndayibambye nyikubise bitatu bila. Ni ikipe numva yo nishimye cyane nkayitsinda biranshimisha cyane. Ahubwo uyu munsi sinzi ukuntu abareo baje, sinzi n'uburyo batashye muze kubimbariza nzabibone kuri social media. Twabonye abakinnyi ba ekipe ya APR bakina neza cyane mu by'ukuri n'ibitego biza no kugenda biboneka. Niki wabonye niki nk'abakunzi cyane n'ubuyobozi buzima busanzwe APR irusha Rayon Sport yaba imyambarire yaba imibereho yaba imirire. Ni ekipe iri ku rundi rwego, nimba mujya mumva amakipe nka za Barcelone cyangwa za Real Madrid naho twitoreza naho bayita i Madrid, kubera yuko guhera saa 12 za nimugoroba bisaba yuko uba wambaye ikoti ry'imbeho. Ntago rero ekipe ya APR ishobora kuba yahuye n'ikipe ya Rayon Sport, ariko nabwizaho yitoreza nano bayita Real Madrid yo mu Rwanda bro. Niki ekipe ya APR yarushije ekipe ya Rayon Sport? Yayirushije ibintu byose, yayirushije kwinjira mu mukino, yayirushije twebwe ntabwo turi nk'ababandi. Urabona nk'umunsi bazajya gukina bazamara ukwezi kose bari gutabaza kugira ngo babone imibereho, ariko twebwe ntago twamaze ukwezi dutabaza ngo tubone imibereho. Ahubwo icyambere ukwezi kose kwashize abakinnyi bari gutekereza match ya Rayon Sport, abayobozi basuye abakinnyi ba APR. So ntago twebwe dufata umwanya wo gutekereza ku mafaranga kurusha uburyo twatekereza intsinzi. Ku ruhande rwa APR byo babonye abakinnyi ari iki barushije ekipe ya? Urabimbajije nongeye nabigusubiza, twabarushije ibintu byose bibaho. Mentalite, technically, physically, logically, byose twabarushije vraiment. Gushimire cyane. Namwe murakoze. Fatiraho gusa mbanza gushimira ubuyobozi bwa Ferwafa kude chapeau kuri president wa Ferwafa Shema Fabrice pe akomerezaho. Baratwibye batwibye imikino ibiri, ariko uyu musifuzi niba ari Tuyisenge sinzi irindi zina rye, ni Tuyisenge David pe bamushakire badge, afite ubushobozi bwo kuba yasifura na CAF Champions League. Ngiye Senderi Kanombe ndabibabwe, ngiye mvuga kinyamupira. Abarensinzi bagize no kuntwarira telefone, insinzi abareo bagize no kuntwarira telefone pe bansubize ku isuka. Niba mwana nkorera n'ubuvugizi, turakora ubuvugizi ari bagenzi bawe wenda waheretse turakora gutanga interview banshyira gutya ari abanyabururu gutya, telefone ngiye kureba nkoze gutya ku mufuka nsanga sigaranye koteri. Ntawahita abihamya, ariko n'ubuhamya ngiye ngize ute babwiye uko mundeba. Ntago ndi umuntu w'iki, sindi umuntu w'imbogo. None ni igiki warushije ekipe ya Rayon Sport mu buryo bungana kuri ko twabonye ko Rayon Sport mwayinyuragamo nk'icyambu? Ikipe ya Rayon Sport ikintu cya mbere cyo mbarushije ubuyobozi bwa APR FC buri organize bushyira hamwe. Kugeza ubu ngubu Rayon Sport nta muyobozi navuga ngo igize ute ifite. Abayobozi batanu bose ufate n'abareye uko bitirira, buri bafana bafite umuperezida bagize ute bariho. Ndavuga abaperezida kuko nta muperezida bagize ute bafite. Tadeo afite abaho, Gacinya afite abaho, uyu ufite Muvunyi afite abaho, Rwagacondo afite abandi bagize ute bamuriho. Ubwo surumva noneho mu kibugaho, ariko hari ubizi yuko uracyafite sogokuru wawe. Uramufite? Yigeze akubwira ko hari igikeri cy'urira ingunguru? Ntago yigeze abibwira. Nta gikeri cy'urira ingunguru, nta gikeri cy'urira ingunguru. Ngushimire cyane rwose, felicitation ikindi intsinzi mwayikoreye. Telefone yanjye ndayibuze, ariko ubushobozi ntabwo. Turagukorera fundraising. Wamenye se? Turaza kuvugana. Ni Senderi Kanombe, naguhereza nomero yanjye niba ntagize. Turaza kuvugana. Waretse nkayigwa ko nta kibazo. Oya, urebye turaza kuvugana. Wakoze cyane. Yego. Nibyo ngibyo rero ni Eric rwose mwamwumvise Senderi aravuga ati Senderi Kanombe. Ndaje tuvugane. Yego. Wakoze cyane. Yego. Nitwawe n'abareyo. Yego. Ejide twari tukiri kugaruka kuri ekipe ku musaruro mu by'ukuri utari mwiza ekipe ya APR, ekipe ya Rayon Sport yagaragaje. Wabonye ari iki cyabuze kugeza naho ibitego bitatu byose bijyamo byirukanka kuriya umufiririzo?
nibyo koko Nova. Rayon Sport igize umusaruro utari mwiza kuri derby, match iruta izindi hano mu gihugu, hano mu Rwanda. Rayon Sport ikintu cya mbere navuga yabuze karite y'abakinnyi, igira n'ikindi kibazo cy'uko yari ifite squad itari nini. Twabibonye ko imbere kuri attaque n'urugero naguha, twabibonye ko umukinnyi witwa umwataka wayo ubwo ni Yves twabonye ko nta bisubizo byinshi yari afite, cyangwa se nabigarutseho tugisoza igice cya mbere. Navuze ko uwo mukinnyi witwa Yves nta kintu arimo arafasha ekipe ya Rayon Sport, haba mu gupressinga, haba mu kuba ekipe yatsinda igitego, cyangwa se kuba yashota mu izamu nk'umwataka. Rero ngira ngo urebye no kuri bench nta kindi gisubizo bari bafite uretse kuba bahengeka. Aperi urabizi yatakaga cyane pe. Paveri nta kosa ntamushyiraho. None ko abareyo musanzwe muzwiho kugira abantu mwegeka y'intsinzwi, iyi ntsinzwi none murayegeka. Ye nabuze umuntu nayegeka, ariko naje gusanga nayegeka kuri Stade Amahoro kuko kuva nayitiniramo ntago ndayibona amatatu. Tugiye twigira reka iyi stade nta Amahoro nyifitemo. Reka ubwo bivuze ko iyi ntsinzi kuri Stade Amahoro kuko nta mukinnyi nayegekaho, nta mutoza, nta muyobozi. Reka iyi stade kuva nayitiniramo ntago ndayibona amanota 3. Tunayifungura dukina na APR twaranganyije urabizi. Rero nuko nyine nta muntu nabyegekaho. Ubwo ibyo nuko byagenze amanota ubwo nyine tugumye kuri 13. Nayo ngayo nabo bazatsikira ni hava muri Arsenal tuzahura na AS Kigali. Ubwo AS Kigali ahubwo ikigali menge. Kugura no umugore wacu. AS Kigali yo ni nka 5. Niyo muzihumuriraho. Ndakeka nuza wa Asumani bazaba baje, foro nganya yaje. Kuko urabona hagiye gucamo kantu karuhuko k'ikipe nationale. Bazaba bagarutse. Kuko ndakeka yuko Asumani akaboro kazajya gafata ukuboko bazakazana kuwa mbere. Ubwo urumva bakazana n'ubundi hagacamo ikiruko cya nationale tuzayagura na AS Kigali n'ubundi yagarutsemo fresh kuko n'ubundi imyitozo arayikora mu Nzove Morayo pe. Yego. Ubwo bivuze ngo witwa Foringanya araza mu by'ukuri Asumani bazi ibira birangiye. Ubundi twebwe ahantu turi kugwana gukina nta mwataka dufite. Bivuze ko Yves ntago ari umwataka wa Rayon Sport pe. Yajya amasimbo ariko ntago ari umwataka wo kubanzamo. Yego. Ku mutoza bwo witwa Haruna Feruz agumana ekipe cyaba bazanira undi mutoza mu by'ukuri. Tewe ibyo bintu byo kugira ku mutoza ni bitonde. Kuko umutoza cyambere cyo n'umutoza utsinda. Kuba yatakaza match ya APR n'umutoza wari wese yayitakaza. Nimba wararebye ejo ni match ya Paris Saint-Germain. Igitego kimwe cyajyagamo n'ikindi kijyamo n'ikindi kijyamo. Sabatoza se ba mbere. Ariko nyine kuba atsinzwe n'ikipe ya APR. N'umutoza wa mbere yayitsindwa n'abandi twagiye twikana barazitsinzwe. N'abayifite bashaka umutoza bitonze. Yego. Umutoza nta kibazo afite. Ngabire ngushimire cyane ubwo nta kundi nyine uyu munsi ntago ruwana. Tutashye bareye ariko AS Kigali nayo izataho abanyamujyi. Ati dutashye bareye. Ubwo rero navuga ngo ngushimire cyane. Nshimira cyane nanjye nshimira Hopeline Sport. Kuko itwambika neza cyane haba kuri nationale ariko ntugakate. Haba kuri nationale haba ku ikipe z'amaklabu haba ari abafana ba APR ari abareyo ari ikipe y'igihugu. Hopeline Sport twambika neza. Yego. Ngushimire cyane rero. Nibyo ngibyo rero twe turi kuganira na Ngabire agenda tubwira ko mu by'ukuri iyi ntsinzwi ntawe yayegekaho mu by'ukuri ekipe yamurushije kandi mu by'ukuri ubwo ngo we aravuga ko iyi stade mu by'ukuri itari kugenda bimuhira cyane kuba yayikiniramo arashaka kujya ajya Nyamirambo ariko hari n'andi makipe bagiye batsindiramo nka Mukura mwigeze kuyitsindiramo. Hari akantu twibagiwe. Hari ikindi gitero byiza nshuti bakunzi ba Oxygen TV nizere ko meze neza aho merere hose. Ni ibitego bigeze kuri 3 byose ekipe ya APR itsinze ekipe ya Rayon Sport. Ubwo rero ibitego byose mu gice cya kabiri byagiyemo ari ibitego 2 mu gice cya kabiri hajyamo ikindi gitego kimwe cy'umukinnyi Mamadusi waje usimbuye kocha dore ngo aragiye murabona ko arishimye cyane arishimye rwose bandi mwe hano nawe aramubwati rwose before you meze neza? Yego meze neza Nova. Ibitego 3 byose ekipe ya APR abafana barishimye mu by'ukuri twabivuze uvuga ngo
umutoza natagira ibyo ahindura biraza kuba byinshi cyane. Ni nako bigenze ko mu by'ukuri igice cya kabiri wenda wabonye ko umutoza Haruna Feruzi yazanyemo umwana bita Fiston agerageza kugaruramo hagati atuma wenda hazamo haba balance cya hongera kuba equipe ya APR equipe ya Rayon Sport yadominamo gakeya, ariko byamaze iminota mike. Equipe ya Rayon Sport niki kiraza gukurikiraho? Rayon Sport nk'uko tubizi ni ekipe isanzwe ikurikirwa n'abafana, ekipe igira abafana benshi kandi abafana ba Rayon Sport nk'uko nabigarutseho kare nibo bayiherekeza mu bintu byose, haba mu buryo buri finance, ku bibuga nibo bayifasha mu buryo bwose. Dusanzwe tuzi ko Rayon Sport iyo irimo iratsinda tubona ko abafana barayiherekeza, ariko iyo itarimo iratsinda tubona ko abafana basa naho bigiye ku ruhande kugeza igihe ekipe yongeye kubona resulta nziza. Meze neza? Ibitego bitatu byose cyane urishimye cyane mu byo cyane. Ninjye Senderi Kanombe nyamukandagera mu kibuga kikarasa imitutu yaramwizamu inshundura zikanyeganyega, intsinzi umurava, intare ntago igisinzira, intare ihora ari intare. Ubwo rero ni ibitego mu by'ukuri cyane intsinzi mwari mukumbuye cyane, murakomerezaho ni derby mwateguye cyane. No gukomereza ni ukuvuga ngo Rayon Sport yaburiye amahoro mu mahoro, ni ukuvuga ngo twebwe ibitego bitatu twari twayigeneye irabibonye. Ikinini kimwe mu gitondo iyo ni paracetamol, ikindi saa sita, ikindi ni mugoroba. Ibitego bitatu byose nibyo nandi kubaza, intsinzi murakomerezaho? Turakomerezaho no gufatiraho. Gusa mbanza gushimira ubuyobozi bwa Ferwafa, kude chapeau kuri perezida wa Ferwafa Shema Fabrice pe akomerezaho. Baratwibye batwibye imikino ibiri, ariko uyu musifuzi niba ari Tuyisenge sinzi irindi zina rye, ni Tuyisenge David pe bamushakire badge, afite ubushobozi bwo kuba yasifura na CAF Champions League. Ngiye Senderi Kanombe ndabibabwe, ngiye mvuga kinyamupira. Abare intsinzi bagize no kuntwarira telefone, intsinzi abare bagize no kuntwarira telefone pe bansubize ku isuka. Niba mwana nkorera n'ubuvugizi, turakora ubuvugizi, ari bagenzi bawe wenda ubaheretse, turakora gutanga interview banshyira gutya ari abanyabururu gutya, telefone ngiye kureba nkoze gutya ku mufuka nsanga sigaranye koteri. Ntawahita abihamya, ariko n'ubuhamya ngiye ngize ute babwiye uko mundeba, ntago ndi umuntu w'iki, sindi umuntu w'imbogo. None ni igiki warushije equipe ya Rayon Sport mu buryo bungana kuri ko twabonye ko Rayon Sport mwayinyuragamo nk'icyambu? Ikipe ya Rayon Sport ikintu cya mbere cyo mbarushije ubuyobozi bwa PFC buri organize, bushyira hamwe. Kugeza ubu ngubu Rayon Sport nta muyobozi navuga ngo igize ute ifite. Abayobozi batanu bose ufate n'abareye uko bitirira, buri bafana bafite umuperezida bagize ute bariho. Ndavuga abaperezida kuko nta muperezida bagize ute bafite. Tadeo afite abaho, Gacinya afite abaho, uyu ufite Muvunyi afite abaho, Rwagacondo afite abandi bagize ute bamuriho. Ubwo se urumva noneho mu kibugaho, ariko hari ubizi yuko uracyafite sogokuru wawe? Uramufite? Yigeze akubwira ko hari igikeri cy'urira ingunguru? Ntago yigeze abibwira. Nta gikeri cy'urira ingunguru, nta gikeri cy'urira ingunguru. Ngushimire cyane rwose, felicitation ikindi intsinzi mwayikoreye. Telefone yanjye ndayibuze, ariko ubushobozi ntabwo. Turagukorera fundraising. Wamenye se? Turaza kuvugana. Ni Senderi Kanombe, naguhereza nomero yanjye niba ntagize. Turaza kuvugana. Waretse nkayigwa ko nta kibazo. Oya, urebye turaza kuvugana. Wakoze cyane. Yego. Nibyo ngibyo rero ni Eric rwose mwamwumvise Senderi aravuga ati Senderi Kanombe. Ndaje tuvugane. Yego. Wakoze cyane. Yego. Nitwawe n'abareyo. Yego. Ejide twari tukiri kugaruka kuri equipe ku musaruro mu by'ukuri utari mwiza equipe ya APR, equipe ya Rayon Sport yagaragaje. Wabonye ari iki cyabuze kugeza naho ibitego bitatu byose bijyamo byirukanka kuri ya umufiririzo?
nibyo koko Nova. Rayon Sport igize umusaruro utari mwiza kuri derby, match iruta izindi hano mu gihugu, hano mu Rwanda. Rayon Sport ikintu cya mbere navuga yabuze karite y'abakinnyi, igira n'ikindi kibazo cy'uko yari ifite squad itari nini. Twabibonye ko imbere kuri attaque n'urugero naguha, twabibonye ko umukinnyi witwa umwataka wayo ubwo ni Yves twabonye ko nta bisubizo byinshi yari afite, cyangwa se nabigarutseho tugisoza igice cya mbere. Navuze ko ubu mukinnyi witwa Yves nta kintu arimo arafasha ekipe ya Rayon Sport, haba mu gupressinga, haba mu kuba ekipe yatsinda igitego, cyangwa se kuba yashota mu izamu nk'umwataka. Rero ngira ngo urebye no kuri bench nta kindi gisubizo bari bafite uretse kuba bahengeka nk'uko twabibonye, bakaba bakwinjiza uwitwa Kitoga akaba yajya ku ruhande bakatakisha uwitwa Tambwe Guruwari. Urumva ko Rayon Sport yari ifite ubuke bw'abakinnyi, kimwe mu bintu byayigizeho byatumye igira umusaruro muke kuri uno mukino, byatumye igira umusaruro mukeya kuri uyu mukino. Ubwo rero ni ekipe ya Rayon Sport ititwaye neza mu by'ukuri, mahoro itsinzwe ibitego byose bitatu na ekipe ya APR. Ubwo ni kubusa, abantu babyumve ko rwose ekipe ya Rayon Sport mu by'ukuri mu mikino ibiri yikurikiranya itsinzwe ibitego bigeze kuri 5 iri kuyihuza yayihuje na ekipe ya APR ibitego 5 byose. Mu by'ukuri ni umusaruro utari mwiza, no gutsindwa bidasa neza ndetse na cyane. Mbibutse ko ushaka gukoresha umusatsi cyangwa ushaka kwisukisha ukabusa neza, mu by'ukuri salon nta yindi ni Oxygen Salon iri hariya mu mujyi, ni hariya mu mujyi rwose. Murabibona ko nanjye ordinaire nziza mfite mu by'ukuri nibo bayinteretseho ndetse na cyane. Umuvandimwe nawe muramubona agapenke keza afite, nawe niho mu by'ukuri bakamufashije. N'umuvandimwe eri kuri kamera hariya nawe afite agapenke keza cyane, niwe Oxygen Salon, nibo babiri inyuma. Ubwo rero navuga ngo mubagane ndetse na cyane kugira ngo ibintu birushaho kugenda bimera neza cyane. Ubwo mutumva ngo wenda mbahaye ingero z'abagabo gusa, ariko n'abamama babakoraho rikaka inzara. Mu by'ukuri kera twajyaga tuvuga ngo nukuzihereza umurongo, barazikora rwose rikaka. Navuga ko n'imisatsi mu by'ukuri mesh cyangwa ibindi byose gusa neza kw'ababyeyi tubyitaho cyane. Ubwo rero mugende mubagana kugira ngo murusheho gusa neza ndetse na cyane. Kuri uyu munsi gusa neza nibyo bya mbere. Mu by'ukuri usanga niyo ugiye kwaka akazi babanza bakureba ruku yawe, ntago waba muri Kigali udasa neza Nova. Ubwo rero tunashimire n'umukire nyiri Oxygen Salon hariya mu mujyi rwose, tuvuge ngo amata muhame. Ni imfura cyane. Ubwo rero dusoreza aha ngaha, tubabwire ko ibiganiro kuri Oxygen Salon kuri Oxygen TV biraza kuba bigenda bikomeza gatanu ku kandi. Ba Oxygen TV nizere ko umeze neza aho muherereye hose, nizere ko uyu wa gatandatu baguye neza cyane. Abari hano i Kigali nizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza cyane. Abari mu bice bitandukanye by'isi nizere ko mukomeje kuba mugenda mugubwa neza ndetse na cyane. Of course nitwa Nova, ndi ku kibuga ndi kuri stade Amahoro, ndi kugenda nganira n'abakunzi ba APR bishimye cyane. Muratangira mutwibwira. Njye nitwa Cesare Pranderi, ndi umukunzi wa APR. Ego umuvandimwe nawe atangira twibwira. Ni nk'ibisanzwe ndi nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutera mwizamu incundara zikanyeganyega, intsinzi umurava. Ni Senderi Kanombe kuko benshi baranzi, ntago ari byo kwisubiramo. Yego. Ibitego bitatu byose mu by'ukuri murababona ko nta kanyamuneza, barishimye ndetse na cyane. Bagiye ko bagenda batubwira ese niki cyabafashije, ariko mbere na mbere Kamurari APR FC ni ikipe y'amahoro. Umva APR FC ni ikipe ihorana intsinzi. Nyamukandagira mu kibuga kikarasa ibitutu, iyo urebye mu izamu cyundura ziranyeganyega. APR dukunda ubaye ubuko mu gutwara ibikombe, gahore ku isonga. Oye twangareyo yambuye Kaunga, twangareyo yambuye Jamari, twangareyo
twangira iki tubangira yuko basabiriza babwira abantu kanda akanyenyeri haba abayikunda n'abatayikunda n'ubundi wakwanga yakwangareyo twangareyo n'abafana bayo twangareyo yambuye Kawunga twangareyo yambuye Jamari twangareyo yambuye n'abandi twangareyo. Niki cyabafashije kugira ngo ibitego bitatu byose byisange mu izama rya Pavel Nzira mu by'ukuri umunyezamu mwiza cyane wari wanakaniye? Niki cyabafashije niki mwarushije ikipe? Ikintu nakubwira ari kimwe, urabona igisheke iyo ukiye ukagikanja ibishishwa iyo umaze kubimaramo urafata ukajugunya, noneho abo hanze barabitera bakabigira ifumbire. Iriya ni ifumbire twabahaye, bisobanuye ko twarabapfunyikiye, twarabahaye rwose, twabapfunyikiye rwose, nta bintu twabahaye. Wabonye igitego cya kabiri ukuntu cyagiyemo? Wamwita William Togi, wamubonye? Utari uri kuvugwa urumwe. None rero Cedric, bimeze bite we ngo byifashe? Ni Senderi Kanombe. Sinzi Icyongereza ariko hari ibyo mba numva ariko ngasanisha n'intekerezo yanjye. Today I'm happy. Today I'm happy. We say turavuze ngo twebwe APR ibyo twashakaga tugize ute turabibonye. Ikintu cya mbere mbanza gushimira, ndabanza gushimira perezida wa Ferwafa Shema Fabrice. Ngiye mbivuze nka Senderi Kanombe sinjya ngiki imboga. Shema Fabrice kabisa kude shapa. Ibihano Ferwafa yashyizeho iratuma buri wese agira ute akarisha ubwenge umusifuzi. Umwana iyo adafite ubwenge bakamusibiza agasubira inyuma, ubutahagaruka ni nka bya bindi ngujya yisubiraho. Ni ukuvuga ngo APR ikubise Rayon Sport ibitego bitatu. None umukanya wari uri kumbwira ngo fone bigenze bite? Telefone yanjye urabona Senderi iyo akiva muri stade cyangwa anarimo bampa iki interview bijyanye n'ibyishimo nari mfite. Abareyo banzengurutse ngiye kureba nsigaranye kuteri gusa, telefone yanjye barayitwaye. Ntago njya kukubesha pe, niyo wagira ute niyo wankora mu mifuka ukagera gute ntago njya kubesha pe. Dore iki iyi ni inote y'igihumbi n'utundi tuntu nari mfite tw'udupapuro barayitwaye pe. Hano kuri ubushobozi bwanjye bubari bukeya, ngiye nasaba ko umukunzi wese wa APR, nasaba ko umukunzi wa APR wese yataba ko umukunzi wese wa APR FC yagera akantu yakora. Nasaba ko umuntu wa APR FC wese cyangwa se n'umurebe ufite umutima yamfasha nkaba nabona kuri rezo. Sinzi niba nagwa telefone yanjye ari kubwira wagira ute. None turi n'ufana wa Rayon Sport, ibyo ari kuvuga ngo Rayon Sport yirusha ibintu byose. Ibi bintu yirusha byose urabyemera nawe? Aya ntago APR turusha ibintu byose. Ikintu cya mbere turusha umufana, ikindi turayirusha amanota, turayoboreka. Turaba kabiri ku munota yacu 13 igize 11. Wenda icyo nemerewe umunsi yandushijeho gakeya, nabwo ariko nabwo ntago ari cyane, n'amakosa yabayeho gakeya, ariko nuko football niko bigenda. Prestation kuri APR natwe abareye tugiye gutegura izindi match anambara. Iyi ntsinzi murayegeka kuri nde? Twabuze tuyegekaho noneho. None equipe ya APR yo yakurushije iki? APR ikintu yandushije musaza, yari iri mu mukino neza cyane, yakinye neza Prestation. Twe twakinye nabi, icyo cyo turakinenga, nayibonye twatangiye dukina neza ariko nyuma biranga. Nyine umupira nawe urabizi ko sari rimwe baragukosora, nta kindi twabuze nk'abareyo. Ati mu by'ukuri turabyemera kandi twarushijwe cyane. Ubwo rero nuko nguko ati twarushijwe, nawe ngwino tubwire koko mwarushijwe nawe urabyemera? Reka nkubwize ukuri, ngiye misi nafari nyende umukobwa urumva nanasuza Nyiragasazi ko turaziranye, bagifana na Tarakozanya ubwo naye hose ngende umure wa kera. Rero ngiye ikintu nshaka kuvuga, kuva kera dufana Rayon Sport n'ubwa mbere APR rwose yabigize ahantu ikomanganya ku mutima wa misi. Wabyemeye rwose? Nabyemeye kandi noneho ikibazo ko twagize ranga kugira ngo baturushije
ngenda mbabwije ukuri yuko no mu buyobozi ntabwo bimeze neza kuko batumvikana. Ikibazo kiri mu buyobozi ntabwo bumvikana, bamwe twifatanyije n'aba abandi twifatanyije n'aba, niho iki kibazo kiri. Ntibarebaho ikibazo kiri ahubwo bakakora abakinnyi bagakora ibyabo kuko abantu ntabwo bari kumvikana. Icyo kintu mbona Rayon Sports yageze. Ubwo bivuze ngo Tadagume ku buyobozi? Oya, Tadeo yegure. Tadeo yegure pe. None se kuri kuvuga ngo Tadeo yegure haze ndi? Ni haze Muvunyi cyangwa Gacinya. Ngiye minsi ushize nabwo Gacinya kare nshaka. Ariko ni haze Muvunyi nyiri ikipe cyangwa Gacinya. Uyu mwiryane kucyo utari uhari mbere yuko mutsindwa equipe ya APR niyo ibateye umwiryane wo kuvuga ngo ubuyobozi bwegure? Oya, urabese n'ushize ko twatsinzwe. Ndavuga ati nta mutoza dufite na twabyigikana ko batoza bimwe na rimwe. Cyo kiri muri komite y'ubuyobozi. Kwa ko batari kumvikana. Miss ngushimire cyane. Urakoze cyane. Tukiri kumwe rero na Senderi Eric Senderi Kanombe. Mu byukuri telefone umufana nose kutayimubwiye kare wawe yigutse? Oya, nabimubwiye arabizi Miss arabizi, ariko nukuri ikintu nasaba abakunze ba APR FC cyangwa se n'abandi basiporutifu na Shema Fabrice nawe arabyumva rwose nk'umuntu n'umusiporutifu, kuko umuntu wazanye igitekerezo yuko kuri match umufana azajya ahabwa ibihumbi 25. Ikintu nasaba buri musiporutifu wese, Senderi Kanombe abure telefone ahangaha kandi itwawe n'abareyo, kandi gukurikirana amakuru ya football nabaha nomero bagira ute bankoreraho nkaba nakongera nkabona telefone yanjye. Okay, na icon zitambutse bo ni 07 8 8 4 7 5 3 9 ibaruyeho Nyirasengimana Cecile ni madamu. 07 8 2 4 7 5 3 9 rwose mufashe nsubire kuki kuri rezo. Ego nibyo ngibyo rero twari turi kuganira n'abakunzi ba Rayon Sports ndetse n'abakunzi ba APR. Ubwo rero mbabwire ngo nimukore subscribe kugira ngo bikomeze kuba bigenda neza ndetse na cyane. Mbibutsa ko muri kiganiro ndetse n'amakuru y'imikino hano kuri Oxygen TV bigiye kugenda bikomeza buri munsi. Ego byiza nshuti bakunzi ba Oxygen TV, nizere ko mumeze neza, nizere ko mu bice bitandukanye by'igihugu mukomeje kuba mugenda muyemererwa neza ndetse na cyane. Turi kuri stade kuri stade Amahoro, turi kugenda tuganira n'abakunzi b'amakipe yakinnye hano kuri stade Amahoro, mu byukuri batubwira imbamutima zabo. Mbere na mbere ndabanza kwihanganisha, mu byukuri equipe ya APR iragutsinze, ariko nta kundi burya mu kibuga niko bigenda. Oya, aho ganire nabi ntago nyihanganisha. Uzi umuntu wihanganisha se ni umuntu wahuye n'ikibazo gikomeye. Nta kibazo gikomeye wahuye nacyo? Nacyo kuba APR yantsinda mu kibuga twitegura biri uko niteguye niko APR yiteguye, yenda yiteguye kundusha, kandi nta n'umuntu mbona nabyegeka, haba ku mukinnyi sinamwegekaho, haba ku mutoza nabyo namushyiraho, haba ku buyobozi nta muntu n'umwe nabishyiraho. APR yantsinze indusha, buriya niko nareshyaga mu kibuga ni kuriya. Kandi nanone gukina APR nimba ifite abakinnyi babo bose urabizi, nawe yari yaragaritse yarabagaruye. APR yakinnye ifite abataka, nawe urabizi Yves ntago ari umwataka wavuga ati arajya guhangana na Batogi n'abandi bose na Madusi. Yves urwego rwiwe ntago ari urwabo. Urumva uko bakinnye nibwo bushobozi bafite kandi bitanze uko bashoboye. Kandi nimba ubizi abakinnyi ba APR ni barebare pe hamwe bajya gutera koroneri bahagarara tukabona abakinnyi bacu ni bagufi, kandi buriya iyo bageze muri koroneri baruzitera abantu barebare. Ushinge nge nabonaga umuntu dufite muremure ari Sudiyanya na Pave, abandi bose byari byagoranye. Ego ariko nyine ntago bari ku rwego rw'indeshyo yo mu makoroneri. Kandi iki gutsinza igitego cya mbere buriya ibikwishe mu mutwe. Ego none ku musaruro wa Paveri twabonye mu byukuri wo nta kintu uvugaho? Oya, Paveri yitanze uko ashoboye. Nawe watsindwa iyo ikipe yakubanje igitego kimwe ikagutera icya kabiri, none n'igitutu cy'abafana aho ngaho ikosa ntago ryabura. Nta muntu utagira ikosa, kuba yakora ikosa yenda nka kuriya yasohotse nabi ntago byamuturutseho. Ni igitutu cy'abafana, ni igitutu cy'abakinnyi. APR urabizi yatakaga cyane pe,
Paveri nta kosa ntamushyiraho. none ko abareyo musanzwe muzwiho kugira abantu mwegeka iyi nsinzwi noneho murayegeka. Ye nabuze umuntu nayegeka ariko naje gusanga nayegeka kuri stade Amahoro kuko kuva nayitiniramo ntabwo ndayibona amatatu. Tujye twigira reka iyi stade ni Amahoro nyifitemo reka ubwo bivuze ko iyi nsinzi kuri stade Amahoro kuko nta mukinnyi nayegekaho, nta mutoza, nta muyobozi reka iyi stade kuva nayitiniramo ntabwo ndayibona amanota 3 tunayifungura dukina na APR twaranganyije urabizi. Rero nuko nyine nta muntu nabyegekaho. Ubwo ibyo nuko byagenze amanota ubwo nyine tugumye kuri 13 nayo ngayo nabo bazatsikira ni hava muri Arsenal tuzahura na AS Kigali. Ubwo AS Kigali ahubwo ikigali menge kuko ni umugore wacu AS Kigali yo ni nka 5 niyo muzihumuriraho. Ndakeka nuza wa Asumani bazaba baje foro nganya yaje kuko urabona hagiye gucamo kantu karuhuko k'ikipe nationale bazaba bagarutse kuko ndakeka yuko Asumani akaboro kazajya gafata ukuboko bazakazana kuwa mbere. Ubwo urumva ntibakazana n'ubundi hagacamo ikiruko cya nationale tuzayagura na AS Kigali n'ubundi yagarutsemo fresh kuko n'ubundi imyitozo arayikora mu Nzove morayo pe. Yego ubwo bivuze ngo witwa Foringanya araza mu by'ukuri Asumani nibaza ibira birangiye ubundi twebwe ahantu turi kugwana ukukira nta mwataka dufite. Bivuze ko Ive ntago ari umwataka wa Rayon Sport pe yajya amasimbo ariko ntago ari umwataka wo kubanzamo. Yego ku mutoza bwo witwa Haruna Feruzi agumana ekipe cyaba bazanira undi mutoza mu by'ukuri. Tewe ibyo bintu byo kugira ku mutoza ni bitonde kuko umutoza cyambere cyo n'umutoza utsinda kuba yatakaza match ya APR n'umutoza wari wese yayitakaza. Nimba wararebye ejo ni match ya Paris Saint-Germain igitego kimwe cyajyagamo n'ikindi kijyamo n'ikindi kijyamo sabatoza se ba mbere ariko nyine kuba atsinzwe n'ikipe ya APR n'umutoza wa mbere yayitsindwa n'abandi twagiye twikana barazitsinzwe n'abayifite bashaka umutoza bitonze. Yego umutoza nta kibazo afite. Ngabire ngushimire cyane ubwo nta kundi nyine uyu munsi ntago aruwana tutashye babareye ariko AS Kigali nayo izataho abanyamujyi ati dutashye babareye ubwo rero navuga ngo ngushimire cyane. Nshimira cyane nanjye nshimira Hopeline Sport kuko itwambika neza cyane haba kuri nationale ariko ntugakate haba kuri nationale haba ku ikipe z'amaklub haba ari abafana ba APR ari abareyo ari ikipe y'igihugu Hopeline Sport twambika neza. Yego mushimire cyane rero nibyo ngibyo rero twe turi kuganira na Ngabire agenda tubwira ko mu by'ukuri iyi nsinzwi ntawe yayegekaho mu by'ukuri ekipe yamurushije kandi mu by'ukuri ubwo ngo we aravuga ko iyi stade mu by'ukuri itari kugenda bimuhira cyane kuba yayikiniramo arashaka kujya ajya Nyamirambo ariko hari n'andi makipe bagiye batsindiramo nka Mukura mwigeze kuyitsindiramo. Hari akantu twibagiwe hari ikindi gitekerezo kuba ari Hilal Elmirek zaraje nabwo nibwo tugiye kubona shampiyona yacu itera imbere kuko twebwe nka APR Rayon Police turagenda tukishyiraho ngo turakomeye ariko tutazi dukomeye ngute kubera twese turi hasi turi abarwayi turi muri bomboni twese ariko arahi niza Elmirek shampiyona igiye kuryoha cyane ubundi biriya nibyo mba nshaka turebe umupira mwiza nimba nuko APR itsinze nta mupira mwiza twabonye reka ngemera uko umupira mwiza Polisi kinana uravuga gute ko nta mupira mwiza mwabonye kandi ekipe yabo nyine yatsinze ariko kubona umupira uryoheye amaso nawe nimba warabonye match ya AS Muhanga na Polisi niyo match meruka kureba nzima hariya waragendaga nibyo ngushimire cyane rero Ngabire ubwo dusubire tugenda tuganira YouTube bita Oxygen TV ubwo nizere ko uzagenda n'abafollowings akoze subscribe cyane gira n'abareyo bose bakore subscribe bagukunde nanjye ndabakunda cyane ubwo rero nibyo ngibyo rwose abareyo ntibishimye ariko mu by'ukuri navuga ko intsinzi iri imbere ku bareyo ubwo nanabashimire cyane babwire ko gukoresha umusatsi neza cyangwa kugira kuba
yogoshesha neza ari salo ari imwe yonyine hano i Kigali ari Oxygen Salon rwose iherereye hariya mu mujyi, salo zigeze kuri 3 zose hose ushobora kuba wagenda bakagukorera umusatsi cyangwa bakaba bakogosha ukaba wagenda umera neza, inzara tugukoraho rikaka. Ubwo rero ugenda utugana, amazina yanjye nitwa Novan, igihe twari turi kumwe hano kuri muri iki kiganiro. Ubwo nizere ko mukomeza kudukunda kandi no kudukurikira ndetse na cyane. Oxygen TV mukomeje gukurikira, turi kubakurikiranira derby nibiri kuyiberamo. Ubwo rero gise duhura n'umukunzi wa Rayon Sport ukomeye cyane guturuka imuhanga mwita Fred. Na Fred umeze neza? Yameze neza gake gake. Ego turandajya ngo tuganire kuri resultat zavuye mu kibuga. Mu by'ukuri ntago byagenze neza, equipe ya Rayon Sport yabuze iki? Ntekereza ko iyi kipe zihora ari ebyiri mu kibuga kandi ari ikipe zihora zihanganye iteka. Ntekereza ko iyi kipe imwe ibashije kwiga intege nke zawe iragufatirana ikagutsinda. Nibyo rero bifashije ikipe ya APR, kuko ntekereza ko probable mu mikino ibiri tubishize kuri kompra tukabikompra ni match ebyiri APR insinzemo ibitego 5. Inkuru cyangwa se ibintu bidashobora kuzava mu mitwe y'abakunzi ba Rayon Sport. Turi muri sezo ya kabiri yikurikiranya Rayon Sport isa naho iri mu bibazo bimwe bidahinduka. Ariko muri aka kanya ndibaza ngo ibibazo Rayon Sport bifite uburemere bungana iki ku buryo byaburiwe ibisubizo. Sinzi ariko simbyinjiramo cyane, ariko mu nyungu z'abakunzi ba Rayon Sport hashakishwa icyakorwa Rayon Sport igarurwe ku murongo muzima, yongere isubire kuba ari ya Rayon Sport ihangana na ikipe yari yose muri iyi shampiyona y'u Rwanda. Kuko kuri uyu munsi ntago nkubeshye Rayon Sport mbonye dufite hano, habwa APR ndibaza ngo kuki dutsinze ibitego bikeje, cyakabaye dutsinda nk'ibitego nk'icumi. Ni APR yakinye ibyayo, hakinye karite z'abakinyi, ntabwo navuga ngo hakinye umutoza, kuko umutoza nabo barabizi ko ari umutuku. Hakinye rero umukinyi ku giti cye nyine, kandi bakoze ibyo bagombaga gukora. APR bayesheje amanota 3, felicitation kuri yo. Yakoreye hamwe nka equipe, ikorera hamwe nka staff, ikorera hamwe nk'ubuyobozi, idutsindishije ubumwe bwayo. Mu by'ukuri avuze ngo hari byinshi cyane mu by'ukuri biri muri Rayon Sport, nayo mpamvu ibitego bigeze kuri 3 bigiyemo. Mu by'ukuri wanze kubigarukaho cyane, ariko hakorwa iki byibuza kugira ngo Rayon Sport yongere kwa ya Rayon Sport iryana yagiraga mu matsinda? Barebe ibiganza bizima Rayon Sport ishobora kuba yashyirwamo. Ntago nzi ngo ni ibihe. Mu by'ukuri nabonye bamwe bari kuvuga ngo witwa Muvunyi yaza akaba yakongera akayobora ikipe ikongera ikaba ya Rayon Sport. Ndamubwira cyumvise Rayon Sport ikeneye ibiganza bizima. Yego. Ego ati Rayon Sport ikeneye ibiganza bizima. Ubwo rero nibyo ngibyo Fredina rwose muri iki gihe navuga ko yamaze kuba nk'ikibuga cy'ikotaniro. Hari ukuntu ahantu habera intambara usanga nta n'ibyatsi bihamera. Rayon Sport yabaye ikibuga cy'ikotaniro, ni imigigirano kigigigi hasi hejuru. Ese nyine bavuga ngaho intare zirwaniye ibyatsi bibigenderamo. Uwo mukunzi wa Rayon Sport ni uri kubimugariramo. Ni Fred Noel mu gitondo wisiza amarangi, ariko murebe uburyo mba ntashyemeze pe. Birarambiranye rero ubu ngubu igihe kirageze ngo twibwize ukuri. Kirageze ngo bibwize ukuri. Ubwo rero ni Fred na mu by'ukuri mu kabaro kenshi aravuga ngo equipe hakwiye kugira igikorwa mu maguru mashya mu byo kugira ngo yongere ibe ya Rayon Sport ikomeye cyane ndetse inakaze. Fred nangushimire cyane. Merci, murakoze cyane, nanjye subiye Muhanga. Tugiye gutegura match ikurikiyeho. Kigali. Yes, nice Kigali nayo uburyo nabonye kina na Polisi, gukura inota rimwe kuri Polisi ni imyiteguro myiza, ku buryo tutanacunze neza ngo dufatirane hakiri kare. Bizagera n'ubushobozi bwo gutsinda nama equipe ari muri table yo hasi nabyo bitunanire tu. Wakoze cyane. Ubwo abantu rwose bashaka gukoresha imisatsi neza rwose bakaba basa neza, mbabwire ko ari muri Salon Oxygen hariya mu mujyi rwose ku muvandimwe cyangwa ku mukire wanjye ugwa neza cyane, namubwire ngo amata amuhame. Ubwo rero nyizere ko mukomeza kudukurikira hano kuri Oxygen TV, mugakora subscribe ndetse tukajya tubana buri munsi, ko cyane ko n'ibiganiro bya siporo buri munsi bigiye kuba bigenda bibageraho gatanu ku kandi. Ubwo rero yari Nova mwari muri kumwe. Ciao ciao.